uburozi bukomeye ku mubiri, aflatoxin. Aflatoxins ni itsinda ry'uburozi toxins bukomeye bukorwa na mikorobe zo mu bwoko bw'imiyege fungi. Ubu burozi buboneka mu bihingwa bitandukanye, cyane cyane ubunyobwa, ibigori n'ipamba. Ushobora kuba warabonye ibigori, ubunyobwa cyangwa se izindi mbuto zibitswe igihe kirekire zigatangira kuzana ibintu bimeze nk'ubwoya, icyo benshi bita uruhumbu. Uru ruhumbu nirwo aflatoxins, rukunze kuboneka cyane cyane ahantu humutse kandi hashyushye. Imiyege ikora ubu burozi yibasira ibihingwa mu gihe cy'ihinga, isarura ndetse no mu gihe bihunitse storage. Reka turebe uko ubu burozi bugera mu bantu. Ubu burozi bwinjira mu mubiri w'umuntu igihe hariye bimwe mu bihingwa twavuze byamaze kwibasirwa nabwo. Amatungo agaburirwa ibi bihingwa bihumanye kimwe n'ibyakomokaho, nabwo iyo uriye inyama zayo cyangwa ukanywa amata yazo, nabwo ushobora kwinjiza ubu burozi mu mubiri. Ku bahinzi n'aborozi bo bashobora no kwandura nyuma yo guhumeka umwuka w'ibi bihingwa byanduye. Reka turebe ingaruka ubu burozi butera umubiri w'umuntu. Uko umubiri ugenda winjiramo ubu burozi bwinshi, byongera ku rugero rwo hejuru ibyago byo kurwara kanseri y'umwijima kuko biwangiza bikomeye. Ubushakashatsi bwerekana ko kanseri y'umwijima iri kwiyongera ku rugero rwo hejuru mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ahanini biterwa n'uko abatuye muri ibi bihugu bimwe mu biryo by'ibanze bya buri munsi byabo ni ibigori, ubunyobwa by'umwihariko byanduye ubu burozi cyane. Iyi kanseri yiganje mu bihugu biri gutera imbere kurusha ibyateye imbere kuko abahinzi bagurisha umusaruro mwiza bagasigaza ibyangiritse bakiyibagirwa. Ubu burozi kandi bwangiza bikomeye karemangingo fatizo ADN cyangwa DNA, bikaba byatera kubyara abana bafite ubusembwa cyangwa ubumuga birth defects. Ubu burozi bugabanya cyane ubudahangarwa bw'umubiri, bityo indwara zizahaza umubiri nk'igituntu na HIV zikaba zakwibasira cyane. Ubu burozi bufite kandi ubukana bwo gutera ibibazo bikomeye nko kugwingira by'abana bato, kuvukana ibiro bidashyitse no kugabanuka k'ubwirinzi bw'imibiri yabo. Reka turebe uko uburozi bwakwirindwa. Mu rwego rwo kwirinda ubu burozi, ushobora kwirinda kugura ibyo kurya bubonekamo cyane nk'ubunyobwa n'ibigori bimaze igihe kirekire mu bubiko. Mu bihugu byacu aho bigoye kumenya neza igihe ibintu bimaze mu bubiko, ni ngombwa kugabanya kurya iby'ubu burozi bukunze kubonekamo nk'ubunyobwa n'ifu yabwo, kawunga n'ubundi buryo bwose ibigori bitegurwamo. Kurya make ukivuza menshi ni imvugo twese tuzi icyo isobanuye, bityo zirikana ubuzima bwawe wirinde guhaha ibya make nyamara birimo uburozi buzatuma wivuza menshi cyangwa ukabura ubuzima. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.